Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Kaboss Fabrice, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi ushobora gusanga nawe uri mu bantu bajyaga bibaza ngo ni gute ziriya video tujya tubona abantu bari mu ijuru ukuntu bazikora. Akenshi uzabona nk'aba bakomediye ba Janti, ukabona yakoze nka video wenda ari kwerekana ngo Nsabi mu ijuru, Nyakso mu ijuru. Izo video rero nizo ngiye kubereka ukuntu nawe wazikora ukoresheje telefone yawe. Mu by'ukuri nanjye ndi gukoresha kamera ya telefone yanjye. Hanyuma mu bintu twifashisha harimo ikintu cyitwa green screen cyangwa se kino gitambaro kiri inyuma yanjye cy'icyatsi. Impamvu bakoresha kino gitambaro cy'icyatsi ni ukubera ko iyo urebye ku mubiri w'umuntu nta handi hantu ushobora kubona hari ibara ry'icyatsi. Icyo nkusaba ni ugukora subscribe ugafungura inzogera, nimba warayikoze uri umuntu w'umugabo. Reka dutangire, ntabwo nshaka ko video iza kuba ndende. Hanyuma hanyuma telefone nyishyize ku idirishya kubera ko kano ga tripod ntago kari kuyifata, yari kugwa, niyo mpamvu mpisemo kugashyira hano. Ikindi kandi hariho akantuza kajyamo ka microphone gatuma amajwi aza. Ubwo rero microphone ngiye kuyishyira hano, amajwi nataza neza muzihangana. Ubwo rero icyo ukora uraza ukajya inyuma ya kino gitambaro, warangiza ukakitinga nkaho uri mu ijuru, ukaba surprise. This is so beautiful. Wenda wa muntu akakubaza ati Kabosi, ese wemera Imana? Yego, Imana ndayemera. Kubera iki ukora ibyaha cyane? Ni ukuri mbabarira. Just like that. Ukakitingamo utuntu nk'utwo ngutwo, hanyuma warangiza ukaza ugasoza video yawe. Ubwo natwe turayisoje, tugiye gukora iki? Tugiye kuyeditinga. Ngira ngo rero nk'uko mwabibonye tumaze gushutinga video yacu. Igikurikiyeho ni ukuza tukajya kweditinga. Turakoresha InShoot, turaza hano dufungure project nshyashya, dukore hano handitse video, noneho tuze dukore kuri new. Noneho turaza nyine dushake ya video yacu, dukore kuri iyi ngiyi, noneho tuyemeze. Ngira ngo murabona ko iri muri ratio ya 16, y'icyenda kuri 16, ariko nabyo nta kibazo. Gusa mbere y'uko tuyeditinga, turaza hano muri Chrome. Muri Chrome turaza dusacingemo ifoto, dusacingemo Heaven. Noneho ariyo tuza kwifashisha. Niturangiza tuyidownloadinge, save in photos. Nitumara kuyisevinga, turaza hano muri project yacu, dutangire aho twari twatangiye kwakitinga. Noneho tuze bino tubicroppinge, bino ntabwo tubikeneye ubu ngubu aka kanya. Noneho wenda reka dufate akantu gatoya ariko twifashisha nka sample, dukore split. Noneho twongereho, dukore hano handitse umutuku, twongereho ifoto gutya, dushyireho ya foto. Noneho ikintu dukora, tuza kuri iyi video tugahita dukora switch. Urabona ahantu handitse switch hagati ya crop na cutout, tuhakore, hanyuma tuyegeze hano aho video igomba gutangirira. Urabona ko rero hakirimo igitambaro cy'icyatsi, background ntabwo iravamo. Ikintu dukora rero, turaza hano handitse cutout, dukore kuri chroma, tuze dukuremo icyatsi. Kugira ngo murabona ko icyatsi gisa naho cyavuyemo. Ahangaha rero ikintu duhita dukora ni iki: tuza hano kuri ya foto tukayuzuzamo gutya.
iyo tumaze kuyuzuzamo urabona ko intuza yacu ifoto kubera ko nyine yo yari igitambaro cyadusumbaga, turaza duhite tuyikropinga. Igitambaro nyine hejuru ho ntabwo cyageragayo, noneho turaza dukropinge aho igitambaro kigarukira, kugira ngo murabona ko intuza yacu igera ahantu hose. Noneho iyi foto nayo tuze tuyikurure tuyigeze aho videwo irangiriye. Reka duse n'abayipureyingaho gakeya turebe. Ukakitinga nkaho uri mu ijuru ukaba surprised. This is so beautiful. Ngira ngo mwabibonye ntabwo aba ari ibintu bikomeye, nawe wabyikorera ukajya ushyiramo ama voice over, ugashyiramo twa dusawundi twa comedy, ukikorera nawe nyine ibintu byiza cyane. Niba tugeranye ku musozo w'iyi video ndagushimiye cyane, ni iby'agaciro. Kora subscribe niba utarayikoze, ufungure inzogera, tuzagira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi byongera kugucika. Ndabakunda cyane, naho ubutaha, ciao.